Inshuti bakunzi bacu mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, aho muri hose tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Muri kumwe na Joseph aho mukize. Kuri wa kabiri tariki 25 Werurwe umwaka wa 2025, serivisi y'ubusugire bw'ingo yizihije isabukuru y'imyaka 40 imaze yemejwe, ishinzwe kandi ishyizweho n'inama y'Abepiskopi Gatolika y'u Rwanda. Ibirori byo kwizihiza iyo sabukuru byabereye muri Paruwasi ya Gikondo, Paruwasi yitiriwe Mutagatifu Vincent Paruti, ari naho iyo serivisi yavukiye, hakaba ari naho hari icyicaro gikuru cyayo kuva yashingwa mu mwaka wa 1985 kugeza magingaya. Ibirori byo kwizihiza isabukuru bikaba byaritabiriwe n'abantu bari mu ngeri zitandukanye, barimo abasaseredoti, abihayimana, abakozi ba serivisi ubusugire bw'ingo, abahagarariye ibigo n'imiryango bifite inshingano n'ubutumwa mu miryango, ingo zitabiriye gushyira mu bikorwa inyigisho n'inama za serivisi ubusugire bw'ingo, abakristo ba Paruwasi ya Gikondo n'abandi bari baje kwifatanya na serivisi ubusugire bw'ingo ndetse n'abakozi babo kwizihiza uyu munsi mukuru w'isabukuru y'imyaka 40 serivisi ubusugire bw'ingo imaze itangijwe. Umushyitsi mukuru akaba yari Musenyeri Kazimiro Umukiza, gisonga cy'umwepiskopi wa Kidiyosezi ya Kigali, ari nawe wari umushyitsi mukuru muri ibi birori. Mu rwego rwo kwizihiza iyi sabukuru y'imyaka 40 serivisi y'ubusugire bw'ingo imaze ishinzwe, hakaba hateganyijwe umwanya w'ibiganiro. Ibiganiro byari bihuriye ku nsanganyamatsiko imwe igira iti ishingiro ry'ubusugire bw'ingo mu mboni za Kiliziya Gatolika, ibyiza, imbogamizi n'imibare y'uko bihagaze. Père Provincial Eugène Niyonzima na Thérèse Nyirabukeye ndetse na Sœur Agnès bakaba bose barahuriye ku izina rya Padiri Ozer watangije iyi serivisi y'umuryango, serivisi ubusugire bw'ingo n'Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Bashima kandi barata umurava, ubutwari n'umuhate bye kugira ngo iyi serivisi itangire. Ndababwira nemeza ko iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo yatangiriye hano Gikondo, itangijwe n'uwari Padiri Hozeri, akaza kuba na superieri wacu uyu regio yacu gitangira, akaza no kuba Musenyeri Hozeri Archevêque wa Varsovie Praga muri Polonye, akaza kwitaba Imana nyuma yo gukiruka cya cyorezo cyaduteye cya Covid. Buriya nawe cyamugezeho, hanyuma ibikomere bisari byacyo nibyo byamuhuse, apfuye vuba cyane. Umwanya w'ibiganiro kandi humviswe ubuhamya bw'ingo zaturanijwe zegari izindi, ingo zitabiriye serivisi ubusugire bw'ingo no zigashyira mu bikorwa inama zahawe, inama zijyanye no guteganya imbyaro zabo bakoresheje uburyo bwa kamere. Muri icyo gihe havuze muri iyo myaka twari dufite abana 4 mu myaka 5. Birumvikana ko habaye ibibazo bikomeye. Ngiye kubwanjye natinyaga no kugera mu rugo ku mugoroba, agaru kubabishya ibyo mbabwira n'ukuri. Nageraga mu rugo mvuye nko ku kazi, nasanga abana 2 bari hano barira na mama babo ari hano arira. Akenshi ngatinya kwinjira mu rugo nkisubiriraho bita ku muhanda cyangwa ku kabari gutyo. Ibyo byatubayeho biratuvuna, ariko nkuko badusabye ngo tuvuge ibya mbere n'iby'ubu, nge ndumva ubu ngubu ari uburyohe. Hanyuma rero ubu buryo ikindi kiza cyabwo nibwo bwonyine bwubahiriza uko Imana yaremye umuntu, uko Imana yagennye irema umuntu. Nta ngaruka n'imwe ubu buryo bugira,
ni ukuvuga ngo rero ubu buryo twabusanzemo ibyiza byinshi, urukundo ruriyongera, kuganira bigahoraho. Ikiganiro hagati y'abashakanye muganira kenshi kuko muba mutekereza, ese waramutse ute, ese wigenzuye, ese wujuje urupapuro cyangwa se wimuye impeta ku runigi. Mbese kuganira, kuba hamwe kenshi, gusabana biriyongera hagati y'abashakanye. Mu buhamya batanze bagaragaje ibyiza serivisi y'ubusugi bw'ingo igeraho, itanga, iha ingo z'abashakanye, ariko banashishikariza ingo zitarabegera kugana iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo. Mu mwanya wo kungurana ibitekerezo hari hatanzwe nanone insanganyamatsiko ifasha kugendera hamwe no kugana ku myanzuro. Ni insanganyamatsiko yagiraga iti ni gute twarushaho kumvisha umuryango nyarwanda ibyiza byo kuringaniza imbyaro mu buryo bwa kamere, uruhare rw'abahanga n'abayobozi muri uru rugendo. Ni umwanya wahaye abari bitabiriye ibiganiro, ibisabukuru, kongera gutanga ibyifuzo ndetse banaganisha ku ngamba zafasha Kiliziya Gatolika ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange kwitabira iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo. Nk'uko Catherine yabivuze, arimo kuduha imibare, yatubwiye nyine ko muri Arikidiyosezi ya Kigali tumaze iminsi tuganira n'abo mu masantere de sante bakorana cyane cyane na Caritas. Twari dufite icyo kibazo, iyo mbogamizi y'uko imibare yacu idahuzwa neza n'uburyo tutabuhuza neza, ariko nk'uko yabivuze twarabiganiriye, biri ku murongo, hasigaye gushyirwa mu bikorwa no kunozwa neza, ku buryo twizera ko vuba aha ngaha iyo mibare izahura, kugira ngo duhuze nyine serivisi itangwa n'imwe, n'ubwo buryo kamere uhuze, kugira ngo nibijya muri minisiteri bibe bihuye, kubera yuko ni no gusubiza icya kabiri muri minisante. Hashize imyaka bakiriye uburyo kamere Kiliziya yigisha nk'uburyo buri scientifique bwemewe, bwakoreweho ubushakashatsi kandi buri na efficace. Bagasaba rero iyo mibare Caritas ikadufasha kubugeza muri minisiteri, rero turimo turabinoza ngo niyo mibare yo muri serivisi zacu ku maparuwase mu busugire bw'ingo ihuzwe. Turizera ko vuba aha ngaha bizashoboka. Ikindi bari bambajije cya Migeprof, minisiteri iteza imbere y'umuryango mu gihugu. Turakorana mu by'ukuri, kubera yuko bazi ko serivisi y'ubusugire bw'ingo nayo irimwe mu bisubizo bisagasira umuryango, ngira ngo cyane cyane mu ihuriro, tubinyuje mu ihuriro ry'amadini n'amatorero ku gice kijyana n'ubuzima REACH, duhura na minisiteri cyane mu gushaka igisubizo gihamye mu makimbirane yo mu muryango, mu bibazo byugarije umuryango muri rusange. Buri gihe turahura tukaganira, bakaba bazi ko n'ubusugire bw'ingo ari imwe mu bisubizo cyangwa se igisubizo koko gihamye mu gukemura ibibazo by'umuryango byugarije umuryango byinshi, cyane cyane muri ayo makimbirane n'ubuzima bwiza bw'umuryango. Ndashaka gusaba, ngira amahirwe yuko Monsenyeri Kazimira ari hano n'ukuriye umuryango muri urwego rwa Arikidiyosezi. Bashyizeho gahunda y'amezi 6 mu gutegura umuryango, gutegura guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Nasabaga ngo badushyire muri gahunda
bashyiremo na gahunda, sinzi niba gahunda yararangije gutegurwa y'ayo mezi 6, ariko bashyiremo na session yuko haba intervention z'ubusugire bw'ingo. Noneho mu nyigisho zitegurwa bazemo, kuko ahenshi uko byumva iyo barimo gutegura abazahabwa isakaramentu ryo gushyingirwa ntago bazanamo, niba ntibeshye ahenshi ntago babizanamo, kuko niyo wumva 20 maparuwasi 21 kuri 22, sinzi niba koko wenda ayo 21 niba 21 amwe abasha kwakira abo bashinzwe serivisi y'ubusugire bw'ingo, nibura muri gahunda barimo gutegura habonekemo n'inyigisho kuri abo bageni bitegurwa. Icyo cyari kimwe nasabaga nk'abashinzwe iyo itegurwa ry'inyigisho. Icya kabiri provincial yagikomojeho, nk'uko abaparote batangije action familiale mu Rwanda babaye ba nyirabayazana, ariko urugendo abaparote ntago basinziriye, urugendo rurakomeje. Nk'uko Nyirabuke yabikomojeho, cyari igihe cyo guhangana, navuga ngo yari antimisile ku muryango, kanyite ngo nk'ingabo ikingira umuryango. Hari izindi ngabo rero nazo zirimo gutegura, ini navuga ingabo mu Kinyarwanda, ya ngabo bakingiraga kugira ngo nibakurasa icumu ritakugeraho, niyo ngabo ndimo gukoresha. Abaparote nabo baracyari mu rugendo kugira ngo dutegure izindi ngabo zirimo gukingira umuryango. Uwo mwanya tuzagira umwanya wo kubibagezaho neza, kubera uko dufite umwanya muto ntago nabasha kubisobanura, ariko iyo service parotine pour la famille nayo iragutegura urwo rugendo kugira ngo twongere dushake buryo ki twashyira izindi ngabo zikingira umuryango, kubera yuko imyambi ni myinshi ku muryango. Mudusabire no muri urwo rugendo kugira ngo Nyagasani aduhe umugisha, dukomeze urwo rugendo nka province yiyambaje umuryango mutagatifu, dukomeze dushyigikira umuryango. Murakoze. Nyuma yo kumva ibitekerezo, ubuhamya ndetse n'ibiganiro byatanzwe, Shyitsi mukuru akaba yaragejeje kwitabiriye isabukuru y'ibirori ubutumwa bwagenewe uwo munsi. Kristo Yesu akuzwe. Kumpa ijambo biragoye kubera ko menyere kwigisha abantu benshi, bano bafasha b'ingo bose bari hano twagiye duhura inshuro nyinshi, sibyo? Nk'abantu batumiye hano mwese ntabwo ari ubwa mbere mu nyumvishe mbigisha cyangwa tuganira kugira ngo twese kino gikorwa cyo gushyikira umuryango kigende neza. Ntabwo ndibaza ahantu ibyo ndavuga cyangwa ndagarukira, ariko ikintu kimwe, abantu bagannye serivisi y'ubusugire bw'ingo, iyi miryango yose, ikintu cya mbere biyumvishije na mbere nuko ntawe ugera ku kintu kitamuruhije. Urumva, niyo principe ya mbere, intego ya mbere, cyangwa ikintu cyagufasha. Mwanajya mubwira n'abantu bose ingo zishahoganiye serivisi y'ubusugire bw'ingo, ikintu cyose mu buzima bwawe ndetse natwe abasaseridoti no kwiha Imana n'iki byose, muhamagaro wose kugira ngo ugire kandi ukore neza, nuko ubishyira mu mutima, ukaba ukunda kiliziya, ukaba ukunda nawe, mbese hari ikintu ugomba kwigomwa mu buzima bwawe kugira ngo ukigereho. Papa Yohani Pawulo wa kabiri mutagatifu nawe vugaga neza ati, rega nta muntu ushobora kugana iyi serivisi yo guteganya imbyaro ukoresha uburyo bwa kamere atazi ibanga ry'umusaraba, atinjiye muri pasika ya Nyagasani, ati byamugora. Nawe kuva ati se yabishobora, byamugora cyane, kubera ko sinzi bivuze neza, aravuga ati mujye mudufasha abantu bose baza bagana iyi serivisi izo ngo babanze banasobanukirwe n'iki n'inshingano zo gushyingirwa gikristo, banasobanukirwe neza n'isakaramento ryo gushyingirwa icyo ari cyo, icyo kimarira umuntu mu buzima bwe, iyo ngabire. Kabiri no kumenya gukunda kiliziya, ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha nk'umubyeyi wacu. Bityo rero iyo bigiyemo ufite n'ubwo buryo bwiza bwo guca bugufi, umubyeyi wanjye icyo anteganyiriza yagitekerejeho kandi kimfitiye akamaro, ibyo biragufasha mu buzima uburimo. Buryo n'abarya abantu baza kwiga hano benshi, iyo tubabwira tubasubiramo rya sengesho ry'iki y'ukwemera
isengesho ryo kwemera kwa Kiliziya Gatolika, nemera iryo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha, kuko wabibwiye nande nawe Nyagasani utabasha kuyoba no kugira udute no kutuyobya. Nk'umwana rero mu rugo yamenye icyo ababyeyi bamushakira kandi cyiza, noneho akagira kuri rwa rwego agihitamo nta muntu ukimutegetse, kubera ko agisobanukiye neza urumuri rwa Kristo rwamurikiye neza, biramushimisha mu buzima bwe. Nibyo buriya buhamya batubwiye ati twebwe ubu turi abasheri, turishimye kubera ko ibintu barabitwigishije, noneho twaranashyingiwe duhabwa iriya sakaramentu, twumva inshingano zo gushyingirwa Kristo tubihitamo neza twembi, tubiganiyeho n'ubuzima bwacu bwa buri munsi turaganira. Ibyo byaradufashije mu buzima. Uko tubona ko turishimye kubera ko ikintu umubyeyi wacu Kiliziya yatumurikiyemo twagihisemo neza. Ndumva aricyo umuntu ayivuga mu ncamake iyi gahunda y'ubusugire bw'ingo. Icyo abepiskopi rero batweretse bati namwe rero ingo z'abashakanye mutera intambwe, mugende musobanukirwa ibintu bizabagira akamaro mu buzima bwanyu. Ndumva ari icyo aho reka ndekeraho. Icya kabiri Padiri Dominico yabazaga, twashyizeho ko ari agatabo ko gutegura abageni, gutegura abagiye gushinga urugo. Mwakurikiye neza musanga ari mu yigisho, ndetse hari n'izibanza mbere uburyo abantu batangiye ubufiyansi bashobora gutangira kukigishwaho gahoro gahoro. Hari gahunda yavuze ngo mu maparuwase menshi, ariko njye mbona mu maparuwase menshi yo mu Rwanda mu gutegura abageni bose babigisha uguteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere. Sinzi niba hari paruwasi zisigaye, ishobora kuba ari nkeya muri Kigali, sibyo Gatarina? Ishobora kuba ari nkeya, ari imwe cyangwa ebyiri yenda muri Kigali, mu paruwasi 42. No mu Rwanda hose babishyizemo. Yenda yavuze ngo kisi nta serivisi y'ubusugire bw'ingo, bigishwa nande? Nabonye bafite ukuntu biyaranje hagati yabo. Nese njya mbona Bagatene bagiye kwigisha kuri Saint Michel, bagiye ku yindi paruwase y'ahandi, nubwo iyo serivisi itarajyaho cyane, ukabona bari kwiyambaza abantu banyuranye cyangwa abandi bantu bahuguwe ku buryo ubusanzwe ariko buringaniye bakajya kubigisha. Ni nko kubaha amakuru ya mbere kugira ngo namara gushyingirwa, nk'uko barababivuze bati twagiye muri za gahunda zinyuranye iziteganywa hirya no hino, tugeze aho twiyibutsa yuko bigeze kubitubwira mu ishuri twigira umubano, noneho tujya kubaza ba bantu batubwiraga bakora haganaye. Niyo mpamvu mwaze munabaza baba Padiri Eugene ndetse natwe abasasaridoti n'abandi, ngo namwe mujye muyibwira abantu, munabarangire aho bagira bate aho iyo serivisi ikorera. Ni nayo ikintu dushinzwe buri abasasaridoti n'abandi, mbese kubwira amakuru yibanze abaje kwitegura gushyingirwa, no kubereka aho babariza ibisobanuro bigize bitomoye. Ndumva ariyo nshingano yenda mwaraduhaye hano, turashyira no mu myanzuro urushaho gushishikariza abasasaridoti kugira uwo mwanya ukomeye. Nakunze ko mwavuze ngo kugira ngo iyi serivisi ngo ikore neza kandi n'abashakanye bagana iyi serivisi uburyo bwiza, ngo uruhare rwa mbere ngo ni umugore, siko mwavuze ra? Ngo we yabigiyemo n'umutima we wose ngo biratungana. Murangije muravuga ngo n'umusasaridoti padiri mukuru iyo yabyiyemeje muri paruwase bizamo. Urumva niyo nshingano muduhaye. Umugabo mwamwihoreye, ariko abagabo namwe bajya babavuga, abagabo nabo bumve ko iyi serivisi nabibareba. Ni igikorwa cy'abashakanye bombi babiganiyeho kandi babishyize mu umwanzuro mu buzima bwanyu. Ndumva ntatinda mu magambo rero, turajya n'undi mwanya ndakuganira, ariko ndabashimira mwese kubera abepiskopi, abapadiri baba parotini bagize kino gitekerezo, bari bakuye ahandi, nuko iyo ngabire y'Imana ikabakoreramo nabo, noneho bagatangiza kino igikorwa cy'Imana ntago gisubira inyuma. Haragize bagira impungenge ngo bise bino bintu ko bigenda bihura n'ingorane bikagaruka, aho nibizazima burundu. Iyo urumuri rwa Pasika rwacanwa ahantu, haba mu rugo rw'abashakanye, haba muri kiliziya, ntabwo urwo rumuri rushobora kuzima burundu. Rushobora kuzimata gahoro gahoro, ariko ntabwo rwazima burundu.
ng'amizero yacu dufite kandi tuba tubyizeye. Ikindi ndangirizaho ni uko muri iyi gahunda n'ejo twari mu nama ya Caritas ndetse na gahunda y'ubusugire bw'ingo iri ikorera mu paruwasi hirya no hino, ko bari kunoza uburyo babwira n'abepiskopi ejo n'uyu munsi bakomeje batubwira yuko bari kugenda bashyiraho za logiciel, bwa buryo bwiza bwo gushaka amakuru akabageraho byihuse ku buryo yinjira muri mashine, noneho yaba iyo ya Caritas yaba yo muri serivisi y'ubusugire bw'ingo bakagenda bayinoza ku buryo amakuru agezemo bose bashobora kuyasoma barahagana he aho bari hose, ku buryo banabona iyi paruwase imibare yabo yayohereje ahagana he kuri centre de santé hanaho, iyayohereje ahagana he yacishije muri sinafu hariya, bakabona ko hari n'itarabyohereza bagahita babibona muri mashine. N'iterambere rigezweho gahoro gahoro, ku buryo twizera yuko nk'uko babitwijeje ejo mu minsi iri imbere bazagera kuri 90% cyangwa 100%, ku buryo imibare igerayo vuba bose bakayisoma kandi n'utabyohereje bakamubona, aho kwirirwa bahora batelefone umuntu kutarabizana. Nubwo buryo bwiza rero turi kugenda ngo bajyamo. Ndezera ko Seranyesi nawe turi hamwe ejo mu nama ndetse no muri Caritas Departement ya Santé. Ikindi mwumvishe yuko babahaye imibare ikorerwa mu maparuwase, hari indi mibare y'abagana guteganya imbyaro uburyo bwa kamere, ku buryo nyine bwa kamere ahagana he no mu centre de santé, no kugira nyine ngo mu myaka iri imbere tujye tubereka ishusho y'izo serivisi zombi mu buryo bwo kuzuzanya, noneho twatugira ishusho nziza z'abanyarwanda baganiye serivisi ndetse na ministeri ikazibona. Ndumva ntatinda rero magambo, mwese turabashimira na kino gikorwa cyiza paruwasi ya Gikondo, abaparote, komisiyo y'umuryango muri Arkidiocese ya Kigali na sinafu bagiye bagira inama. Kino gikorwa mwakoreye neza hano, mukaba tugiye gushimira Nyagasani, twumva n'icyo Bikira Mariya wa muryango ukuntuye Bikira Mariya natwigisha kugira ute kwakira ijwi ry'Imana, kwakira icyo umubyeyi wacu Kiliziya abaduha mu buzima bwacu. Murakoze rero, Nyagasani akomeze abafashe kandi atagatifuze izo mbaraga mushyira muri iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo. Murakoze. Mu cyiciro cyakurikiyeho cyo guhimbaza isabukuru y'imyaka 40 kikaba cyari icyiciro cyo guturira hamwe igitambo cya misa. Kuri uyu munsi twifuje gusabira umuryango wugarijwe n'ibitandukanye muri iki gihe, dusaba ngo Imana Nyagasani mu rukundo n'impuhwe byayo yumva amasengesho yacu, maze koko amasengesho tuvuga yongere ahe buri wese kurushaho kwita ku muryango. Umva dawe turagusaba, dusabire Kiliziya n'abayobozi bayo, Papa wacu Francisco, abepiskopi bacu, abasaserdoti n'abandi bose bari mu nzego nyobozi za Kiliziya, ngo bose bashyize hamwe bahurize hamwe amasengesho, basabire umuryango, bawushyigikire mu buzima bwabo bwa buri munsi, maze umuryango koko ube igicumbi cyo gusingiza Imana. Tubisaba Imana. Dusabire abayobozi bo mu nzego bwite za leta, cyane cyane abatora amategeko agenga umuryango, ngo bemere kumurikirwa na Roho Mutagatifu, bimakaze ubuzima, bashyigikire ubuzima mu buzima bwabo bwose,
maze igihugu cyacu kibe koko icyo guha agaciro umuryango, tubisaba Imana. Dusabire ababyeyi, urubyiruko rwitegura umuhamagaro wo gushinga urugo, kugira ngo bose bakomeze kwiburwa na Roho w'Imana, abatera imbaraga zo kurushaho kubaka umuryango ushingiye kuri Yezu Kristu, maze ubuzima bwacu bwose bube bwo kubaka ingoma y'Imana mu bantu, tubisaba Imana. Dusabire ibibondo, abana n'inda zose zakuwemo, kugira ngo Imana mu rukundo n'impuhwe byayo yakire abo baziranenge, ibatuze aheza mu ijuru, kandi ihe n'ababahekuye cyangwa bihekuye kurushaho kugira umutima ugarukira Imana, umutima wisubiyeho, bose baharanire kubaka ingoma y'Imana mu bantu, tubisaba Imana. Natwe twese duteraniye hano dusaba Imana kugira ngo itwongere ingabire za Roho Mutagatifu, zitumurikire, zidukomeze, zituyobore, twese duharanire kurushaho gushimangira ibitekerezo byiza by'ubusugire bw'ingo, maze ku isi hose himikwe urukundo rw'Imana rwigaragariza mu miryango yacu uko bwije n'uko bukeye, tubisaba Imana. Kuri uyu munsi twaje kuzirikana no gusabira umuryango. Buri wese afite isengesho ry'umwihariko cyangwa umugisha w'umwihariko ashaka gusabira umuryango ahetse mu mutima. Ducecetse akanya gatoya, buri wese agira icyo abwira Imana mu mutima we. Igitambo cya misa cy'uwo munsi kikaba cyarabaye umwanya wo kongera kuzirikana agaciro k'ikiremwa muntu, agaciro k'umwana wese usamwe, nk'uko Kiliziya Gatolika yizihizaga umunsi mukuru wa Bikira Mariya amenyeshwa ko azabyara umwana w'Imana. Uyu munsi ni umunsi mukuru wa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana. Kuri uyu munsi kandi turanizihiza iyi myaka 40 iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo itangiye ku mugaragaro muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Nshuti z'Imana rero, duteraniye hamwe nk'umuryango w'Imana, twaje gushimira Imana kubera iyi myaka 40 serivisi y'ubusugire bw'ingo ikizweho n'abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Turishimira ukuntu ingo zayigannye zitoje kubana neza mu ingabire z'isakaramento ry'abashakanye, zitoje kuba ababyeyi nyakuri babyaraho bishingiye, kandi bagaha uburere abana bahisemo kubyara, uburere bwuzuye, bakabaha n'ubuzima buzira umuze hakoreshejwe nyine uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro.
turishimira uwo muganda w'umwihariko wa Kiliziya Gatolika no guhangana na cya kibazo cy'ingutu cyugarije isi n'igihugu cyacu, birimo ubwiyongere bw'abaturage butajyanye n'ubwiyongere bw'ibatunga n'ubwiyongere bw'umusaruro. Kiliziya Gatolika rero mu mwihariko wayo nayo ifite ubwo buryo bwiza buyinogeye buhuje n'inyigisho za Kiliziya, uburyo bwo guhangana n'icyo kibazo. Ni umuganda Kiliziya Gatolika iha nyine icyo kibazo, iha leta, iha igihugu, isi yacu kugira ngo ihangane n'icyo kibazo. Amasomo y'umunsi mukuru wa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana nayo kandi aradufasha kuzirikana ukuntu ubuzima bwa muntu bwifitemo agaciro gahambaye mu muryango, kuko n'umwana w'Imana yahisemo kuhavukira no kuharererwa. Ku munsi nk'uwo rero wa Bikira Mariya biradufasha kuzirikana byimbitse ku gikorwa gikomeye cyo kwakira ubuzima bushya. Kwibaruka umwana ni umwanya wo kuzirikana kuri iyo mpano y'ubuzima, ubuzima bushya butegerejwe, bwitegurwe neza, burindwe icyabuhungabanya cyose, bwakirwe buvutse. Umwana si umuzigo wo kwikiza nk'uko tuya tubyumva yenda y'ababyeyi bamwe na bamwe bibarutse nk'abana batari barabiteganyije, ukumva ari gutelefona mugenzi we ati wanjye byadogereye. Ese byagenze bite? Twabyaye ntabwo twari twabiteganyije. Mutekereze umwana wavukira muri ambiance imeze gutyo, akumva ko yaje adategerejwe, akumva ko yaje aje kurya imitsi y'abakuru be, ukuntu yazakura ababona cyangwa abona ababyeyi be. Umwana rero si umuzigo wo kwikiza, ni impano y'Imana yakirwa n'umuryango na sosiyete. Bikira Mariya tubera urugero. Amaze kumva kubwirwa ko azabyara umwana w'Imana, yego byaramugoye, yibaza ati ese bizashoboka bite? Ariko ahitamo ya nzira nziza yo kwishyira mu biganza by'Uhoraho. Nyagasani, ndi hano, ukora ugushaka kwawe. Ngo rero umwana uvukira mu buzima bwacu, ku buryo umunsi nk'uyu no kongera kwiyibutsa iyi mpano ikomeye y'ubuzima. Ubuzima buturuka ku Mana, kandi Imana niyo itanga ubuzima. Bikira Mariya rero muri yego ye yuje ukwemera n'ukwizera, yatubereye koko umubyeyi w'amizero, yemera gutwara mu nda ye uw'imiryango yose yari itegereje. Maze icyo gitangaza gitagatifu gituma abantu basubirana amizero, kuko abagenderaga mu mwijima babonye urumuri rw'agatangaza, ijambo w'Imana. Nuko Bikira Mariya akagira ati ese ibyo bizashoboka bite? Amaze kumva iyo nkuru y'ab'ijuru. Umuhamagaro wari wo wose rero akenshi uragora kwakirwa, kuko inzira Imana ishaka kuducishamo hari ubwo ibidasa niyo watekerezaga. Bikira Mariya yari muri abakobwa bahoraga mu ngoro basenga, bategerejwe ikizwa rya Isiraheli, ariko ntiyumvishaga ko Imana izaca kuri we mu kurangiza umugambi wayo. Uguhura n'Imana rero no kumva ikimushakaho nawe ntibyamworoheye, nk'uko natwe mu mihamagaro inyuranye tunyuramo duhura n'izi ngorane. Ese ibyo ndimo, ese ijwi numva ni irya Nyagasani, ese iyi nzira Nyagasani ashaka kunshishamo aho nzayishobora? Gusa Bikira Mariya yumva ko uburyo bwiza bwa gitwari ari ukwemera ibyo Nyagasani yamubwiraga, guha agaciro ingabire y'Imana no kuyakira, kureka Nyagasani akarangiza ugushaka kwe. Kandi n'ubu Nyagasani buri wese muri twebwe amufiteho umushinga mu mateka yawe, mateka yanjye, mu ntambwe z'ubuzima bwanjye, mu ntambwe z'ubuzima bwawe. Ntabwo Imana iduterana na rimwe, Imana igenda itumurikira umunsi ku wundi. Bikira Mariya rero atwigishe kumenya gutega amatwi Imana no guca bugufi no guceceka rimwe na rimwe niyo utumva ibintu, koko burya aho Nyagasani agucisha
aguha n'imbaraga zo kubikora. Natwe rero buri wese hari ubwo usanga yipangira ejo hazaza he, akenshi agashyiramo n'amarangamutima. Wahura n'ingorane ugacika intege, rimwe na rimwe yenda ugashaka kugera ku ndoto yawe unyuze inzira mbi. Turebere kuri Bikira Mariya, atwigishe gushishoza no kumenya igihe Imana itugendereraho. Ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bishaka. Ngo umugambi wa Bikira Mariya, ngira ibanga rye ryamufashije mu buzima bwe, natwe tumwigireho. Twige guhitamo neza ikidufitiye akamaro kandi cyubaka Kiliziya n'igihugu, ku buryo n'ingo zigana serivisi yo guteganya imbyaro ku buryo bwa kamere, naho bigiramo uwo muco mwiza wo gukunda Kiliziya, wo gukunda igihugu birumvikana, ariko no kwakira no kwemera kujya mu biganza bya Nyagasani, kuko ari we udushoboza byose. No mu kanya twagiye tubizirikanaho, umuntu utarinjira mu ibanga rya Pasika ntabwo ashobora no kugira gute, n'urugo rumeze gutyo ntabwo rurahungabana, ushobora guhura n'akantu gatoya rugahungabana. Bikira Mariya twigisha kudaciga intege iyo tugamije icyiza, gukomeza intego yacu, cyane cyane iyo ugamije icyiza kikubaka, cyubaka n'urugo rwawe. Bikira Mariya yatumye amateka y'abantu ahinduka burundu. Ijambo y'Imana yigira umuntu muri twe, ukwemera n'amizero tukabona ko koko ari indatana. Ni nabyo bituma tureba ibyiza biri imbere nta nkomyi, nta bwoba. Niyo duhuye n'ingorane, aho kuzihunga, ahubwo ubifitemo ukwemera n'ukwizera, ahangana nazo yemye nk'umuntu muzima, nk'umuntu w'umugabo. Iyo ugeze ku cyo ushaka kigufitiye akamaro, wagizemo uruhare kandi wakiruhiye, bigutera ibyishimo bidashira. Ngiyo Pasika ya Nyagasani kitwigisha, ngo Yesu yaganaga ya nzira y'umusaraba agenda, wagira ngo yishimye cyane rwose, kuko icyo agamije ari ugukiza abantu, kubera ko igikorwa agiye gukora ari igikorwa cyo guhesha Imana ikuzo, ariko cyane cyane kinakiza abantu isi. N'abagana serivisi y'ubusugire bw'ingo, ni urugendo nk'uru rw'ubuzima bihitiyemo bombi, bakomeza kandi bikabageza ku byishimo nka bya byishimo by'izuka. Ibi byafasha gute rero abagize umuryango n'ingo z'abashakanye umunsi nk'uyu wa Bikira Mariya? Mutagatifu Irenewo mu kinyejana cya 3 iyo avuga ku iyobera ryo kwigira umuntu kwa Jambo mu nda ya Bikira Mariya y'umuziranenge Bikira Mariya, ahera ku gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 5, akagira ati: niba Adamu yararemwe mu butaka butari bwagahinzwe, nta n'agahuru ko ku gasozi kaharangwaga, nta n'icyatsi cyari cyabumeraho, nta n'umuntu wariho ngo ahinge ubwo butaka, Adamu mushya ari Yezu Kristo ari nawe yagomba kugira intangiriro mu butaka bw'isugi. Bikira Mariya rero nubwo butaka butagira ubwandu, Kristo yabereyemo ko umuvuka mbere. Bikira Mariya rero atwigisha kurinda ubuzima bwacu icyabwanduza cyose. Bikira Mariya twibutsa ko imibiri yacu ari impano y'Imana idakoreshwa ipfuye nabi byose. Imibiri yacu ni ingoro za Roho Mutagatifu. Nimusingize Imana rero mu mibiri yanyu, nk'uko Pawulo Mutagatifu abitwandikira. Urugo rw'abashakanye nirwubahwe n'abarugize n'abarugenda. Bikira Mariya twibutsa kutishora mu ngeso mbi izo arizo zose. Bikira Mariya twagisha kwakira ubuzima no kuburera, nk'uko na Yezu ubwe yahavukiye akakirwa akaharererwa. Ukwizera kwa Bikira Mariya gukubiyemo byinshi byadufasha natwe: ukwishyira mu biganza by'Imana, ukudacika intege, isengesho rihoraho, dore ko Imana imuhitamo yamufashe muri abakobwa ngo bahoraga mu ngoro basenga bategereje ugukizwa kwa Isiraheli. Burya n'Imana igwa hashashe, n'Imana igira aho ivukira. Natwe buri wese muri twebwe tubere koko Nyagasani iyo ngoro imukwiye, koko nawe hari icyo ashaka guhindura mu buzima bwawe. Ngiryo ibanga Bikira Mariya yamenye rugikubita,
ntiyapfusha ubusa amahirwe yari ahawe. Bikira Mariya uduhoza ku mutima aradukangura rero kwigiramo natwe no guhorana amizero. Tumwiragize rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya kuri uyu munsi twaje no gushimira Imana iyo ngabire y'ubuzima dukura mu miryango twavukiyemo cyangwa yatureze n'ahandi hose. Uyu munsi twaje gushimira Imana iyi gahunda ya Kiliziya Gatolika y'ubusugire bw'ingo hashize imyaka 40 ifasha abashakanye kubyara aho bashoboye kurera, ifasha abashakanye ubwishingire bwa kibyeyi bakabyara aho bazarera neza, bazaha amashuri meza, bazagira ubuzima bwiza, bazabagaburira neza, abana bazahora babereye umuryango, babereye Kiliziya, babereye n'igihugu. Tumwiragize rero Bikira Mariya atugeze kuri Kristu, soko y'amizero nyayo, soko y'ubuzima. Dusere Nyagasani dore ko ari cyo twahamagariwe. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, ntiwibuke ko nabigize kumva kubashujije aguhungireho, agutakambira ngo umurengere umusabire, bituma nkumwizera ndawugana nkuganyira umagareho ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amen. Ibirori by'uwo munsi byasojwe n'ubusabane bw'abitabiriye ibirori, aho bishimiraga ibyiza byagezweho, banafatira hamwe ingamba z'uko serivisi y'ubusugire bw'ingo yakomeza kugezwa hose aho itaragera, kandi ndetse n'izindi nzego zikayikorera ubuvugizi kugira ngo ishobore kurangiza inshingano zayo. Yesu akuzwe. Ijambo ryanjye ryo gukomeza gushimira nk'uko Padiri Simon Pierre amaze kwivuga, dushimira Imana cyane yaduhaye rwose. Imana Data yaturemye mu ishusho ryayo, ikaturema mu rukundo rwayo, ikatwohereza umwana wayo nawe akaducungura, ikaduha umubyeyi Bikira Mariya nawe akemera kuheka umutima w'isi yose. Twese uyu munsi tukaba twateganye kugira ngo dukomeze gushima Imana iyo ngabire y'ubuzima. Intego yacu ni gukomeza kubungabunga kugira ngo ubuzima Imana yaduhaye tujye tubungabunga kuva bugitangira kuva ndetse bugisoza hano ku isi. Ubundi rero tugashimira mwebwe mwese mwifatanyije natwe kugira ngo uyu munsi ubashe kugenda neza. Nk'uko babitubwiye, iki ni icyiciro ku rwego rwa diyoseze, ariko hari n'ubundi butumire batubwiye bazaduha ku rwego rw'igihugu byose, nabwo tuba tugiye kugira ngo tuzaze twongere twifatanye n'abandi twese twizihize ubuzima, twizihize dushimire Imana iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo. Twizera ko nyuma y'imyaka 10 ubwo tuzizihiza yubile y'imyaka 50 nitubatumira muzagaruka tukongera tugacinya akadiho, tukongera twishimira ibyiza byose Imana yaduhaye, tuyishimira n'iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo. Reka rero nsoze nshimira nk'uko abantu bashimiye, ndashimira Musenyeri Kazimiro Umukiza wifatanyije natwe uyu munsi wose. Twagushimira kandi dushimira umwepiskopi, kubera ko tuzi neza ko iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo imuhora ku mutima. Nta na rimwe turakora inama y'abapadiri ngo dutahe umwepiskopi adakanguriye abapadiri bose n'amaparuwasi yose gutangiza serivisi y'ubusugire bw'ingo aho bari hose. Ni ikimenyetso kigaragaza imbaraga biha n'umutima bishyiramo, kandi twizera ko byose bizakomeza kugenda neza. Turashimira rero abaduhaye ibiganiro, dushimira Tereza Nyabukeye, dushimira Kati na Padiri Provincial baduhaye ibiganiro byiza, dushimira serivisi ya SNAF ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rwa diyoseze, abashinzwe ubusugire bw'ingo badufashije kugira ngo tubashe gukoresha uyu munsi mukuru. Dushimira n'abandi bose bitanze kugira ngo uyu munsi mukuru ugende neza. Turashimira komisiyo y'umuryango wo muri paruwasi yacu ya Gikondo yitanze kugira ngo idukorere organisation yose y'uyu munsi. Turashimira abanyamakuru bacu mwababonye, twari kumwe na Kinyamateka, twari kumwe na YouTube ya paruwasi, twari kumwe na Radio Maria, ndetse no mu kanya haje na Patrice TV nayo yaje kugira ngo ibi byose tujye kubisangiza n'abandi banyarwanda.
turabashimiye cyane rero kugira ngo nawe mukomeze kuba ambasaderi w'ubusugire bw'ingo. Dushimira nabonye n'aba bajene bacu baje kuduseriva bariya nabo ni agashya badukoreye kugira ngo baze kutwereka nyine ko serivisi nziza igashoboka cyane cyane y'abantu bita ku buzima. Nabwe turabashimiye bajene bacu, dushimire badufashije kubona aya mafunguro. Mwebwe mwese mwigomwe akanya kanyu kugira ngo uyu munsi ugende neza, turabashimiye. Imana nyagasani umugisha wayo ahasigaye dukomeze tubungabunge ubuzima, dukomeze dushimire Imana, kandi abari nako dukomeza kubaka ingoma yayo mu bantu. Nyuma yaho rero twaganiriye na Musenyeri Kazimiro Umukiza, igisonga cy'umwepiskopi wari waje ahagarariye umwepiskopi wa Kidiyosezi ya Kigali, agira ubutumwa atanga ku bijyanye na serivisi y'ubusugire bw'ingo, ndetse ajyana n'icyo asaba abaturage bose. Nyakubahwa Musenyeri, igisonga cy'umwepiskopi, uyu munsi twiriwe hano twizihiza isabukuru y'imyaka 40 serivisi y'ubusugire bw'ingo imaze ishinzwe igejejwe mu Rwanda binyuze mu nama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Mwadufasha kongera kwibutsa abadukurikiye iyo serivisi y'ubusugire bw'ingo? Murakoze. Iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo nkuko twabyumvishe kandi tubizi, abepiskopi bayishyiraho hashize imyaka 40, bifuza ko ifasha imiryango kurushaho kuzirikana kuri za nshingano z'abashakanye, cyane cyane nk'imiryango yashyingiwe gikristo. Icya kabiri no kubafasha kubyara abo bishingiye kurera muri rwa rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage kitajyanye n'ubwiyongere bw'umusaruro. Ariko Kiliziya ikabikora muri za nshingano zayo, muri bwa butumwa bwayo no wa mwihariko wayo, itishe rya tegeko rya kamere twaremanywe, kandi itishe na za nshingano abantu baba barashyingiriwemo byo kubaha ubuzima no kuberengera kuva umwana agisamwa kugeza avutse, ndetse akanakomezaho n'igihe ageze mu zabukuru Imana imwihamagariye ubuzima busanzwe. Murakoze nyakubahwa Musenyeri. Imyaka 40 rero irashize Kiliziya Gatolika itangije iyo gahunda y'ubusugire bw'ingo mu Rwanda. Ni ibiki twavuga ko twakishimira kuri uyu munota nyuma y'imyaka 40? Ikintu cya mbere Kiliziya ikora no gushyiraho inzego zirahari, zubatse neza, guhera ku rwego rw'inama y'episkopi gatolika mu Rwanda ruhagarariwe n'ira serivisi y'ubusugire bw'ingo, ukagera mu madiyoseze, ukajya mu masantrale, mu miryango remezo, birakora neza. Icya kabiri nuko ingo zagiye zitabira iyi serivisi, zigatanga kandi ubuhamya bwiza ukuntu byabagiriye akamaro mu kubana mu rugo, muri za ndangagaciro ziranga abashakanye z'umuryango, ariko cyane cyane no guteganya urubyaro, gushyira umwanya hagati y'umwana uzamukurikira bitewe n'icyo umwifuzaho, kuzamurera neza, kugira ubuzima bwiza. Hari n'igihe banita ku buzima bw'ababyeyi bombi, muri iki gihe bakaba baretse kubyara bohereje mu mategeko nk'uko Kiliziya ibibashishikariza, ariko abo bana bakazagira mbese ejo hazaza heza. Ndumva aricyo, kandi hari ingo nyinshi zitanga ubuhamya bwiza ku buryo ari ibintu bishimishije. Nyuma y'imyaka 40 ni urugendo rurerure ku barukoze, ku barurebera hafi cyangwa ku barurebera inyuma. Ushobora kuvuga ati ni urugendo rugufi, ariko urugendo rwose hari aho umuntu agera akahura n'inzitizi. Nize nzitizi mwavuga Kiliziya yahuye nazo kugira ngo iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo ibe yagera ku ntego cyangwa se ku nshingano zayo? Mu rugendo rwayo yagiye ihura n'ingorane rimwe na rimwe, yenda abakozi babo bamwe babaga bamaze guhugurwa bakajya gushaka imibereho ahandi cyangwa bakabivamo. Ibyo rero byacaga intege imiryango yazaga ije gushaka iyi serivisi. Hari na za ngorane zagiye zituruka ku mateka yacu mu 1994 abantu bahunze, na nyuma yaho bakagira ibibazo by'ibikomere byinshi ku buryo kuganira serivisi byagiye bigorana. Ikindi ni ubushobozi. Nk'uyu munsi twanabigarutse yuko tunasaba yaba minisiteri ishinzwe umuryango, yaba ya mishinga inyuranye yo kwita ku buzima
mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ko n'abajya bibuka ko n'iyi serivisi ari serivisi ifasha abanyarwanda mu byo bashyiramo imbaraga cyangwa bashyiramo ubushobozi bwabo, natwe bakadutekereza. Ndumva ari ikintu cyiza nacyo dushimira Imana. Izindi ngorane ni ingorane z'abafasha b'ingo. Buriya barabahugura ariko nk'uko nabivugaga turageza ahantu twabaha akazi ku buryo buhoraho. No maparuwasi amwe namwe n'icyo kibazo bakunda kukivuga ati nta bushobozi dufite, mbese urazana umuntu akora iminsi 2 mu cyumweru muhagahimbaza musyi, umusaruro ntabwo aba ari mwinshi nk'uko ushaka. Ndumva ari ingorane z'ubushobozi, ingorane z'abata akazi yenda bitewe n'impamvu zinyuranye nizo umuntu yavuga muri iki gihe. Ariko tuvuga serivisi busugire bw'ingo yaje isanga umuco nyarwanda ndetse no mazina tukabisangamo Habyarimana, Harerimana, Niyigena. Ubusugire bw'ingo muri gahunda zayo akaba arimo guteganya imbyaro. Ese mu myumvire y'abanyarwanda y'abaturarwanda nta ngorane zaturutse ku byerekeranye n'imyumvire? Nazo umuntu yazivuga imyumvire, umuntu akaba yakwibyarira bisanzwe, ariko muri iki gihe tugezemo mujye ubona ko yaba amaparuwase, yaba muri za leta n'ahandi hose, yaba mu bigo byinshi binyuranye, abantu bari kwitoza kugira gukora iteganyabikorwa. Ni umuco mwiza wa kijyambere mwiza cyane ufasha abantu, bityo rero n'abashakanye batekereze ku buzima bwabo, batekereze ku buzima bw'abana, batekereze ukuntu bazabaho, noneho bagire bateganye urubyaro rwabo kugira ngo nawe bibarutse bagire ubuzima bwiza. Ndumva rero ikintu twabashishikariza nuko tugomba kurenga iyo ntera twari turiho mbere tukajya muri iyi ntera, cyaba igihugu cyacu cyaba isi, no muri iki gihe tugenda tugeramo guteganya ibintu byose byacu tukagera muri, kubera ko iyi serivisi y'ubusigiro bw'ingo yo abo ifasha guteganya urubyaro, inabigisha kwishingira icyo kintu kandi bakagikora ku bushake bwabo, kuko Kiliziya ntabwo ibabwira ngo mukore gutya mukore gutya, ahubwo imurikira ubwenge bwabo kugira ngo iteganya bana cyangwa iteganya rubyaro ribe ari umugabo n'umugore babyihitiyemo, bazi icyo bakora kandi bakagikora neza. Ni naho bibagirira akamaro kurusha kubibatsindagiraho batabishaka. Twizihije iyi myaka 40 ku isi hari ikibazo kijyanye no kudaha agaciro navuga ubuzima bwa muntu, aho usanga hirya no hino bashishikariza ababyeyi gukuramo inda batwise bati wenda mushaka impamvu uburyo muzivanamo. Ivyo byose ni iki Kiliziya iteganya muri iyi minsi nk'ingamba kugira ngo tujyane kandi twese twubahiriza ubwo burenganzira bwa muntu Imana yamuremanye? Kiliziya ikintu cya mbere no gushishikariza abantu kugira ngo byibuze umutwe wabo bahindure uburyo kubitekerezaho. Umwana arindwe icyamuhungabanya cyose kuva gisama. Umwana yumve ko ari ingabire y'Imana, yumve ko Imana nitanga ubuzima, nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo kuvutsa umwana ubuzima, cyane cyane ababyeyi. Ndibuka Papa Francisco yandika ya nyandiko yari yasoza sinode ku muryango, yaravuze ati biratangaje kandi byabibabaje aho umubyeyi w'umugore wa wundi wagombye kurinda umwana no kumva agaciro k'umwana, ahubwo handi ngo umwana avukireho hagira ate hasenyerwa umwana, ahubwo ati birababaje cyane ko ahubwo usanga ari nk'abagore babaka ubwo burenganzira. Ati ni ikintu kibabaje rero. Ndumva rero no gushishikariza abantu no gushyiraho gahunda zinyuranye kugira ngo abantu bagende babyishyira mu mutwe kandi babyitoza. Murakoze. Mu gusoza twagira ngo mutange ubutumwa rusange bwaba bureba abakristo gatolika cyangwa se n'abandi baturage baturarwanda ndetse abatuye isi bijyanye no kurengera ubuzima bwa muntu. Ubuzima bw'umwana kuva agisamwa agakura kwizera Imana imuhamagariye bugomba kurindwa, bugomba kubahirizwa, bugomba kwakirwa, bugomba kandi guherekezwa. Nibwo butumwa naha abantu. Inshuti twabanye muri uyu mwanya
n'ahangaha ikiganiro twateganyije gisoreje. Dushimiye mwe mwese mwabanye natwe, dushimiye abarangije gukora subscribe, kandi dushishikariza buri wese gukomeza gukora like, share ndetse no gutanga ibitekerezo kuri uru rubuga kugira ngo tubategurire turusheho kunoza ibiganiro tubagezaho. Twifurije abagize serivisi y'ubusugi bw'ingo isabukuru nziza. Twifurije abaturarwanda bose bamaze kwinjira muri ubu butumwa bemera inyigisho kandi bubahiriza inyigisho za serivisi y'ubusugi bw'ingo isabukuru nziza, no komeza kubera abandi no komeza kubera serivisi abambasaderi aho bari, aho baganira nabo. Mugire mwese ubutumwa bwiza, mugire mwese ibihe byiza, isabukuru nziza kubitabiriye gahunda y'ubusugi bw'ingo. Mwari kumwe na Joseph Habumukiza.